Mbere y'uko mwabisabye rero, nk'uko bisanzwe ubu ngiye kubereka akarere kabaye aka mbere ndetse nkwereke n'akarere kabaye aka nyuma mu mitsindisirije y'abanyeshuri, ngiye kwereka abanyeshuri batsinze n'abanyeshuri batsinzwe. Nk'uko bisanzwe rero tukaba tugiye gutangira. Nk'uko bisanzwe rero akarere kagiye kaza kandi ndabizi neza abanyeshuri murahita mubyishimira ndetse n'akarere uturukamo rwose murahita mumenya yuko abanyeshuri banyu ko biga byatari. So akarere ka mbere katsinze rero usibye Kirehe niho nduzi hari umunyeshuri yazanye amanota 91.3%. Umunyeshuri aturuka mu karere ka Kirehe. Umunyeshuri aturuka mu karere ka Kirehe, uwamukurikiyeho yazanye amanota 78.8%, aturuka mu karere ka Ngoma. Twagiye nanone ubundi nanone ni uwa Kayonza. Kayonza nawe yazanye 70, bazanye 75, hazanye 75 ndetse n'ibice 5. Gicumbi 55 n'ibice 7. Rutsiro 53 n'igice 1. Ni ibintu bidasanzwe cyane, uri kubona ko rwose abanyeshuri bagiye basubira inyuma cyane. Nk'uturere rwose dufite munsi ya 50 rwose bagerageze bisubireho cyane kabisa, ko urabona bikabije. Ariko gusa nyine abatsinze nyine bakomerezeho bagende nyine bige cyane, bakomeze batsindishe cyane. Abarimu b'ibyo bigo nabo bakomeze bashyiremo imbaraga cyane, bashyiremo imbaraga. N'abatabashe kuba babigeraho nabo ejo bazabigeraho. Ntabwo umuntu abaciye intege, ariko bakomeze bige cyane, bigishe bariya bana nabo abatsinzwe umwaka utaha nabo bazatsinde bazane amanota ashimishije. So buriya nko kumva ngo akarere kazanye amanota ari munsi ya 50 mu burezi, buriya nabo ari ikintu barababaza ati mwarigishaga cyangwa n'abarimu bazaga bakirirwa bicariye mu kigo byonyine ntibige? So icyo nagira ngo mbabwire rero muri rusange, mugerageze namwe barezi, mugerageze mwigisha abana rwose banyu, kubera yuko nimutabigisha nyine bazajya babasebya, ni ahangaha bizajya bihita bigaragarira. Mugerageze rwose mujye mwigisha abo bana baze batsinze bazane amanota meza, ko nibaramuka bikomeje gutya zasanga idindira ry'abana idindira ryo mu Rwanda ryarasubiye hasi rwose. Usanga nyine umwana wigiye mu Rwanda nyine nta manota meza bafite, kuko ngo umuntu umwe niwe yazanye nabura umuntu umwe. Cyakora hari abantu 6 nabonye bazanye amanota 98. Abo bantu rwose congratulation rwose, harimo n'uyu mukobwa rwose muri kubona ahangaha. Uyu nguyu rwose nawe ibihembo nawe rwose ubu ngubu byamugezeho. Nakomeze atsinde cyane, akomeze yongere cyane, kuko
ni uguhesha ishema igihugu ndetse n'akarere aturukamwo ko rwose abarimu baho rwose bamwigishije neza. Icyo nagira ngo mbabwire rwose naho bitagenze neza nyine bihangane ariko bakomeze bashyiremo imbaraga kuko biba bibabaje kumva ngo ikigo cyangwa akarere amanota yabo ari munsi ya 50. Munsi ya 50 rwose nta kintu muba mwarakoze pe. Nabura mujye mugerageza rwose, nabura buriya umuntu afite 1/2 agira n'igaruriro rwose, kavuga ati nawe wenda baragerageje. Mujye mugerageza rwose mwigisha abo bana banyu kuko abo bana ni abanyu, ni ab'igihugu, kandi iyo mutabigishije murabizi yuko iyo mwabigishije nabi nyine niho nyine bigaragarira, tabona nyine ko mutigeraga mugira gute mwigisha, kandi murabizi yuko abanyeshuri bamwe na bamwe, nako si abanyeshuri bamwe abanyeshuri bose batangirwa za minerivare. Rero nta kuntu umunyeshuri wamuha minerivare ajye ku ishuri azi yazanye amanota azi yabaye wa nyuma, ubwo se imyigishirize yaba ari iya hehe? Nta myigishirize rwose, ahubwo barezi rwose mwisubireho mwigisha abana bacu bagiye batsinda nyine bagira ubwenge cyane. None se muri kubona nibikomeza gutya koko hari umunyeshuri bazajya bajya kwiga hanze, kandi ntabwo ari byo dushaka, kandi natwe dufite uburezi mu Rwanda. Mugerageze rero, hanyuma ubundi ibindi nta bindi. Enoch Trésor yigaga kuri Efoteke Kicukiro. N'abayihute bafatira foto, abaje bamuherekeje bafata ifoto. Ababyeyi mwihute kugira ngo dufate iyi foto. Ubwo yego mutambuke, mwarakoze kurera, mwarakoze. Mu gihe ababyeyi batambuka mu kanya, uwo tuza guhemba ni uw'Umuremyi Albert, bwara bayitegura, ariko n'ababyeyi baba biteguye. Nuko mwarakoze cyane, nuko Trésor uzakomeze ujya imbere nk'uko izina ryawe bivuga, koko urabona ko uri ubukungu ku muryango n'igihugu. Nuko udukurikizaho n'uw'Umuremyi Albert. Uw'Umuremyi Albert ni wo muri Hope Haven, nawe yagize amanota 70 irahari. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje bati nuko umuyobozi mukuru wa Nesa arimo namugira inama, ndabona bamwenyura ngazakomerezaho mu myaka iri imbere rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango arabavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Mwana tugiye guhemba ubwa gatatu, ni Neza Flora Elise, nawe no muri Hope Haven afite amanota 97. Ubwo nawe yatambuka kaza imbere. Ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere, uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye. Arakomeza kujya imbere ndabizi. Nuko Flora, nuko n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganira uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. Nuko ndabona rwose, yego. Nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere, yego. Ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje, yego. Nuko rwose uzakomerezaho. Nuko yego, yezaho uzakomeza utsinde. Nuko Jean d'Amour, nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka, ndabona n'uyu mubyeyi atambuka. Nuko
nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya ahora uza mbere. Nuko yego mudufatire iyo foto y'urwibutso, hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma. Nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi, yagize amanota 97.78. Ego natambuke, arimo aratambuka. Tugiye gusaba umujyanama mu biro bya Ministry City gato, hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya. Nuko murakoze nuko uzakomeze. Enyanya murabyumvise, uyu mubyeyi yaratu twibukije iminsi y'umwaka ushize, amezi ajya kuba nkaya, avuga ngo enyanya, harya bivuga ngo hejuru cyane ni ururimi rwo ku nkombo niba nibuka neza. Murumva ko uburezi buri hejuru rwose. Mutambukiye, mwarakoze kurera, mwarakoze. Mu gihe ababyeyi batambuka mu kanya, uwo tuza guhemba ni uw'Umuremyi Albert, bwara bayitegura, ariko n'ababyeyi baba biteguye. Nuko mwarakoze cyane. Nuko Trésor uzakomeze ujya imbere nk'uko izina ryawe bivuga, koko urabona ko uri ubukungu ku muryango n'igihugu. Nuko udukurikizaho n'uw'Umuremyi Albert. Uw'Umuremyi Albert ni wo muri Hope Haven, nawe yagize amanota 70. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje. Bati nuko umuyobozi mukuru wa Nesa arimo anamugira inama, ndabona bamwenyura ngo azakomerezaho. Mu myaka iri imbere rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango arabavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye, abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Mwana tugiye guhemba ubwa gatatu, ni Neza Flora Elise, nawe no muri Hope Haven afite amanota 97. Ubwo nawe yatambuka kaza imbere. Ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere, uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye. Arakomeza kujya imbere ndabizi. Nuko Flora, n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganira uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. Nuko ndabona rwose. Yego nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere. Yego ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje. Yego nuko rwose uzakomerezaho. Nuko yego yezaho, uzakomeza utsinde. Nuko Jean d'Amour, nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka, ndabona n'uyu mubyeyi atambuka. Nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya ahora uza mbere. Nuko yego mudufatire iyo foto y'urwibutso, hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma. Nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi, yagize amanota 97.78. Ego natambuke,
arimo aratambuka. Tugiye gusaba umujyanama mu biro bya minisitiri city gato, hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya. nuko murakoze murakoze, nuko uzakomeze, murakoze, nuko uzakomeze. Inyanya murabyumvise, uyu mubyeyi twibukije iminsi y'umwaka ushize, amezi ajya kuba nk'aya, avuga ngo inyanya harya bivuga ngo hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane, ni ururimi rwo ku nkombo niba nibuka neza. Murumva ko uburezi buri hejuru rwose.